reka dushime Imana yo iduhaye amahirwe, ikaba iduhaye amahirwe kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kongera gutambuka nkuko dusanzwe tumenyeranye muri aya masaha. Dushimye Imana rero yo inyuranye ibihe n'imyaka y'imikaba mikimura abandi, iha abanyabwenge ubwenge ndetse ikaba kwitegereza bakamenya, igihe rishimwe iteka ryose. Nshuti bavandimwe, reka twongere tubibwire nkuko dusanzwe tumenyeranye mu kiganiro imbaraga z'Imana zindura umutima w'umuntu, nkuko gisanzwe kinyura kuri radio 107.1 Inkoramutima FM. Ngewe turi kumwe, amazina yanjye ni Mbonigaba Job. Dushimye Imana yo iba yakoze ibitangaza. Reka mbabwire ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi, itwihangana idashaka ko twarimbuka ahubwo ishaka ko twihana. Reka rero ubwo itwongereye amahirwe yo kurama, amahirwe twirinde ko twayapfusha ubusa kugira ngo tutaramira mu byaha, ubwo tubaye imibereho yo gukosora amakosa yagiye aturanga mu minsi yo kubaho kwacu, kandi turushaho kwitegura kuza kwa Yesu, dore ko ibimenyetso birahatuzengurutse bitwereka ko kuza kwa Yesu bitwegereje. Rero reka mbabwire ngo nukuri Uwiteka arimo arifuza ko yatorokora, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbere yuko rero dutangira ikiganiro cyacu, tugiye kurebera hamwe ikiganiro cyangwa se icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uburere buruta ubuvuke. Reka rero mbere yuko dutangira icyigisho cyacu tubanze twiragize uwo mugengo wa byose. Urakoze Mana yacu, turagushimye, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana yihanganira twebwe abanyabyaha, udashaka ko turimbuka ahubwo ushaka ko twihana. Ushimwe rya buri wese ubundi yakagombye kujya yongeraho ijambo ngo mvuye kure. Kubera iki? Cyambere cyo ubushakashatsi bugaragaza ko umwana w'umukobwa ugeze ku myaka 13 n'igice kugeza kuri 45, mu nda ye haba harimo hagati y'amagi 300 na 400 y'intanga zishobora kuvamo abantu. Ayo magi ni menshi. Noneho iyo igira imwe risohotse rikabura intangangabo bihura naryo rirapfa. Icyo nicyo bita imihango y'abakobwa cyangwa se y'abadamu. Noneho ubwo ariko nayimvuze kuri iyo myaka 13 n'igice, ariko kubera iyi minsi ya none ibyo turya inshuro nyinshi harimo n'abajya imugongo mbere y'iyo myaka. Ubushakashatsi ubwo urumva kubera ibyo turya ugasanga ibyo byo kurya bitumye imisemburo umuntu akuze, navuga ngo imisemburo igakora vuba, none ugasanga agiye imugongo mbere ya myaka. Ibyo nabyo birashoboka. Rero biramutse binabayeho ntago cyaba navuga ko ari icyaha, nuko nyine uyo misemburo y'uwo mukobwa iba yakozwe vuba. Icya kabiri, ku mwana w'umuhungu we uko yatangiye kugimbuka, uko umutima we upomba amaraso, noneho hagakorwa intanga nyinshi, ugasanga iyo habayeho ubushake bwo guhura k'umugabo n'umugore, umugabo ahekura hagati ya 500,000 na 600,000 zishobora kuvamo abantu. Murumva ko izo ntanga noneho yamara kuzirekura, ni ukuvuga ngo ziba zisa nkaho ziri mu masiganwa. Aho ngaho ndashaka kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa, amenye ngo kugira ngo wowe ubeho, kugira ngo nanjye ndimo natambutsa iki kiganiro kuri mikoro ya radio mbeho, ntago byatunguye Uwiteka. Menya ngo Imana ifite umugambi yagushyize ku isi, ni nayo mpamvu Imana yarakuremye ikwitaho, umva igukorera buri kimwe cyose. Irangije ababyeyi bawe ibaha ubwenge bwo kugira ngo bakurere, barangiza bakwiteho kugira ngo uzabe umuntu w'ingirakamaro mu gihe kiri imbere, igihe nawe uzaba umaze kugira ubwenge. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Noneho izo ntanga ziba zirekuwe n'umugabo, iyo no kuvuga ngo ziba zimeze nkaho ziri mu masiganwa. Nimurebe kugira ngo izo ntanga zijye mu masiganwa, ariko Imana irobanuremo intanga imwe. Intanga imwe muri izo ntanga hagati ya 500,000 na 600,000 ikarobanuramo intanga imwe
iyo ugiye guhura n'intangangore mu gihe uwo mukobwa cyangwa se uwo mubyeyi ari mu gihe cy'uburumbuke, noneho iyo ntanga imwe igagenda igahura n'indi ntanga yo ku ruhande rw'umubyeyi cyangwa se rw'umukobwa, harangiza hakavamo wowe cyangwa se njyewe. Menya ngo nimba waravutse uri umukobwa ntago byatunguye Uwiteka, nimba waravutse uri umuhungu ntago byatunguye umuremyi wawe. Reka dufate urugero, nimba urugero yenda ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se rw'umudamu yararekuye intanga yitwa tuyibatize ijambo X, noneho ku ruhande rw'umuhungu akarekura intanga yitwa Y, noneho bizagenda bikore tubatize yuko izo ntanga ebyiri zirahuye zivuyemo umuhungu. Menya ngo ntago byatunguye Uwiteka. Uwiteka yari afite ubushobozi mu cyimbo cy'uko ku ntanga yaturutse kuri papa wanjye cyangwa se kuri papa wawe, Imana yari ifite ubushobozi bwo kuba yarekura intanga X. Ubwo ni urugero natanze, noneho ugasanga mu cyimbo cy'uko wavutse uri umuhungu ukavuka uri umukobwa. Imana yari igufiteho umugambi, ikibabaje giteye agahinda nuko tutajya twicara ngo dutekereze umugambi w'Imana dushyiriye ku isi. Muvandi, iyo urebye hari inda zivamo mu kwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 3, amezi 4, amezi 5, Imana kuba yarakunambyeho kugeza uyu munsi wa none. Ubundi iyo utekereje ubona wowe Uwiteka gufiteho uwuhe mugambi? Bitekereze neza. Reka nongere kukumenera ibanga ngo nkubwire ngo nukuri Uwiteka umugenga wa byose, umuremyi wa byose, agufiteho umugambi ukomeye kugira ngo mu gihe wamaze kuvuka ugahabwa uburere ubu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki cya none, kugira ngo ubashe guteguriza imitima ya benshi babashe kwihana bave mu byaha byabo, maze ubwo Yesu Kristo agiye gutereka intebe ku bicu uzishimire kumusanganira. Ikibabaje giteye agahinda, benshi bavutse Imana ikabitaho ikabakorera buri kimwe cyose, ubu ababyeyi bamwe bari mu marira n'agahinda, bafite umubabaro uteye ubwoba kubera abana babo. Turi mu gihe cya none navuga yuko gisa nkaho kigendera ku muvuduko w'ikoranabuhanga, aho icyo bita tekinoloji imaze gufata intera. Ndabyibuka kera tukiri batoya, no kugira ngo telefone zaduka ugasanga muri quartier runaka telefone ugasanga nk'umuntu yitunze n'umwe ku ijana. Ariko uyu munsi wa none urasanga umva umwana w'imyaka 3, umwana w'imyaka 4, 5 ubu usanga arusha telefone ababyeyi bamubyaye. Aramenya ngo kuri YouTube agashushanyo, nubwo atazi gusoma no kwandika, akabazi ngo YouTube ndayinjiramo aha, akabazi gufungura internet, akabazi ubwo mega, akabazi kuzifungura, akabazi ngo iyo ninjiye muri application mba ngiye kureba amafoto, akamenya aho ashakira amavideo, akamenya buri kimwe cyose, akamenya TikTok ahiri. Mu yandi magambo, umva uburere bwo muri iyi minsi ya none, reka mvuge ngo ababyeyi ubundi tuzi neza yuko umuco usanzwe Abanyarwanda bavuze ngo ukurusha urugo akurusha umugore. Ariko uyu munsi wa none bisa nkaho byamaze kwicurika, bisa nkaho byahindutse, iyo mvugo yarahindutse. Ubu ukurusha urugo akurusha umukozi mwiza. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo kubera yuko iyi minsi ya none ubuzima burimo bagenda bugorana, umugabo arasaba gushakisha, nago n'umugore nagasaba gushakisha. Ubwo umugabo yaciye ku ruhande rumwe yagiye gushakisha icyateza urugo rwabo n'icyatuma urugo rutagwa muri krize ijyanye n'ibyabatunga. Noneho ugasanga n'umudamu kuri urwo ruhande nawe arimo araca ku ruhande, arimo umva, ugasanga agiye mu kazi rimwe na rimwe, umva abana babaye aba bakozi. None uburere iyo witegereje hakuzenguruka imiryango isenga, reka mbabwire ngo nimba uvuga ko usenga umva
ukaba uzi yuko ufite umuryango, ukaba uzi ko ufite abana, iki nicyo cyari igihe wakagombye gutekereza, ugatekereza ku bana bawe, ugatekereza uburere urimo urabaha, ugatekereza kuko icya mbere cyo ugomba kumenya ngo urimo urarera, nimba ari umukobwa urimo urarera umubyeyi uzarera abandi bana mu gihe kizaza, urimo urarera umudamu wo mu gihe kizaza. Nimba urimo urarera umuhungu, menya ngo uwo muhungu urimo urarera Imana yaguhaye imbuto, Imana yaguhaye, kuko Bibiliya avuga ngo umwana ni umwana uturuka ku Uwiteka mu gitabo cy'Imigani. Menya ngo uwo mwana Imana yaguhaye, menya ngo uwo mwana Imana irifuza kumurera, icya mbere cyo akazakura yubaha Uwiteka, icya kabiri akazakugirira akamaro, akagirira sosiyete akamaro, akagirira igihugu abarizwamo akamaro, ikindi kirenze kuri ibyo byose akazavamo umugabo nyamugabo uzabasha kubaka urugo rw'ejo hazaza, agatanga uburere ku bana nawe azabyara, akabasha kubarera, akabarera nk'uko nawe wamureze. Iyo urebye wowe ubashe kuba udukurikiye, urabona uburere buriho muri iyi minsi ya none, urabubona gute? Ko ubu ngubu niyo mpamvu iyo uburere bumaze kwangirika, icya mbere cyo n'iyobokamana ntabwo rishobora kubona aho rifata, kubera ko ibitekerezo by'abo bana cyangwa se by'ubwo rubyiruko, kubera ko batigeze bahabwa uburere buzima. Nimba umukozi wawe adafite uburere buzima, wibaze nimba koko uwo mwana azagira imico mizima, umva. Niyo mpamvu ibintu by'amahano birimo biragenda byaduka, birimo biragenda bikwira mu isi. Niyo mpamvu reka mbabwire ngo tubayeho mu gihe giteye ubwoba, bidusaba gusenga cyane, kandi bikadusaba no kwita ku miryango yacu. Nshuti bavandimwe, buri muntu wese abirebe neza, abyitegereza ahamuzengurutse, arabona yuko uburere burimo buragenda bwangirika. Ariko reka mbabwire ngo Uwiteka, reka dushime yuko yandikishije ibyanditswe byera, umva, bikatwereka abana bamwe bagiye bahabwa uburere, n'abandi batigeze bahabwa uburere, cyangwa se bahawe uburere bangiza bakabwirengagiza, n'abandi bagiye babuhabwa bakabugenderamo. Abo ngabo ukabona mu gihe kizaza tugiye kubirebera hamwe, ugasanga abo bana ni abana bari totally different, batandukanye mu bitekerezo no mu mico no mu myifatire. Nshuti bavandimwe, umva, nari mvuze ngo ubu ngubu umukozi, abana babaye b'abakozi. Umva, ababyeyi ntibakibona umwanya wo kuganiriza abakozi ngo babwire ngo ndashaka yuko muturerera abana muri ubu buryo. Urasanga bava ku kazi bananiwe, babonana muri wikendi, ugasanga muri iyi minsi ya none ntago bazi baza abana babo bahuye nabyo. Niyo mpamvu uburere muri iyi minsi ya none navuga yuko ubuzima butoroshye, noneho wajya noneho ikindi kigeretse kuri ibyo ngibyo. Umva, ubu abana basa nkaho bamaze kuba basigaye barereshwa ibitente, abandi barererwa kuri za telefone. Ugasanga umwana nimba arize, ugasanga umwana arahoreshwa telefone, arahoreshwa uduki, bakamushikisha utwo tuntu. Ntabwo umwana arimo arigishwa kwitegeka akiri muto. Ni nayo mpamvu mu gihe umva uko umwana agenda akura, wamurereye muri ubwo buryo, urasanga kugira ngo noneho azabashe kwitegeka atari bitojwe akiri mutoya, biragoye cyane. Nshuti bavandimwe, dutekereze neza, twongere kwibaza uko turimo turerera igihugu, turerera ejo hazaza, turera abazavamo ababyeyi, abazavamo abanyarwanda b'ejo, abazavamo imbaraga z'igihugu cy'ejo. Turebe abana b'abakobwa, umenye ko urimo urarera umwana w'umukobwa, ariko niwe ugiye kuzavamo umubyeyi w'ejo. None se nimba abyiruka yaratwawe na TikTok, akabyiruka yaratwawe na YouTube, akabyiruka yaratwawe n'inuze n'ibitente, oya sinkubujije, ariko ongera wicare urebe icyo wari ukwiriye gukorera abana bawe, kugira ngo bazavemo abagabo n'abagore, imiryango izaba yubaha Imana. Ubwo Kristo agiye kugaruka, azasange umva ibicaniro by'amasengesho bikiboneka, abacyubaha Imana bakiboneka, kuko nicyo kintu gishobora kuturengera mu gihe kiri imbere aha ngaha. Bavandimwe, reka twinjire muri Bibiliya turebe icyo Bibiliya itubwira. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe, tugiye mu gitabo cy'urwa mbere rwa Samweli,
igice cyaho cya mbere n'igice cyaho cya kabiri tugiye kurebaho uburere bw'abana babiri batandukanye. Nongere mbabwire ngo uburere buruta ubuvuke. Kuvuka ni kimwe no kurerwa ni ikindi. Ubundi mu mateka kera twajyaga twumva ngo umwana w'umukobwa utwaye inda ngo wabaga ari umuco, ugasanga ababyeyi babyirukanaga icyo kintu. Noneho n'umwana w'umukobwa yavuka bakabimutoza, akaba azi yuko ikintu cyitwa ubusambanyi ari ikintu cy'ikizira. Naramutse asambanya agatwara inda, yabaga azi yuko agomba kurohwa byanze bikunze. Uyu munsi wa none ntago ari uko bimeze. Niyo mpamvu kugira ngo muri minsi ya none abantu babashe kurokoka bazajya mu bwami bwo mu ijuru, umva ari abari mu rusengero, abari mu makorari, abari mu budiyakoni, abari abahagara imbere y'abandi, ubwo ni ba mwarimu, n'abakuru b'amatorero, n'abapasitoro, n'abapadiri. Umva izo ngeri zigiye zitandukanye. Reka mbabwire ngo umva tugeze mu isaha mbi cyane, aho ikibi cyamaze gusa nkaho umva ikibi cyamaze kuba kigwiriye. Niyo mpamvu kugira ngo muri iyi minsi ya none umva urubyiruko, urasanga urubyiruko rwamaze kwangirika. Bamwe bari mu busambanyi, abatwaye n'ubusambanyi, batwaye n'ibyaha byo kwikinisha, abataratwaye n'ibyaha byo kwikinisha, bagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge. Umva ibyaha birimo birakorwa muri iyi minsi ya none biteye isesemi, biteye agahinda. Ni nayo mpamvu Uwiteka ategeye kwihangana iki gika turimo. Yesu agiye gushyira iherezo kuri iki gika cyacu, agiye gutereka intebe ku bicu. Hari indirimbo yajyaga ikundwa kuririmba na korari yo mu barokore, bakaririmba ubwo ni mu gihe cyabaga ari igihe cy'ubukwe. Ugasanga aririmbye nimba yenda ubukwe, igihe umukwe n'umugeni we bagiye guseruka aho bateguye ibirori biza kubera, nimba ari muri sare cyangwa se ugasanga nimba ari mu cyaro, ni ahantu babaga bubatse igisharagati cyangwa se bubatse amatente. Umva ugasanga iyo korari yarenganijwe mu gihe umukwe n'umugeni we bari bugufi cyane, bagatangira indirimbo ngo araje uwo mwategereje, araje uwo mwategereje, umukwe atwaye umugeni we, dore nguwo araje. Ugasanga iyo ndirimbo iyo yaririmbagaga abantu babaga bari muri ibyo birori bakanezerwa, ugasanga bafite ibyishimo byinshi. Ariko reka mbamenere ibanga, twagiye twiga kuza kwa Yesu, turamutegereza igihe kirekire. Umva reka mbamenere ibanga, mbabwire ngo ntago bigitinze, kuko ibimenyetso byose Yesu yasize atanze umva birimo biragenda bisohora umurongo ku murongo. Umva reka mbamenere ibanga, mbabwire ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Mu papa uduteze amatwi, mu mama uduteze amatwi, ukaba uzi yuko ufite umuryango, iyo ureba bawe ubyibaze neza, maze icyo umutima namugu ukubwira, ndabizi ko ari urukiko rutarya ruswa, ukagenda ugatwarwa no gushakisha imibereho. Aho ntiwibwira ngo kuba abana ubarihirira amashuri, ukabamenyera ibyo kurya, rimwe na rimwe waba ufite ubushobozi ukabasohokana ukabajyana kuri pisine, ukagenda ukumva ukabafasha kuruhuka mu mutwe, ukagira ngo ni ibyo ngibyo bituma umwana azagira ibitekerezo bizima kugira ngo azagira icyo yimarira mu gihe kiri imbere. Oya, ukeneye gufata igihe cyo kuganira n'abana bawe, ukabatoza kubaha Imana, bagakura bafite za kirazira muri bo, bakaba bazi ngo indamutse nkoze iki ngiki naba narenze umurongo utukura. Akaba azi neza kirazira muri we, akaba azi icyo ababyeyi banga, akaba azi n'icyo bakunda, agakurira muri uwo murongo, atari mu buryo bwo kuvuga ngo abakozi nibagira. Umva umukozi we icyo mupfana ni uko ukwezi nigushira uzamubare amafaranga. Muvandimwe uduteze amatwi, nimba uzi kusenga, ni ukuri ukeneye guhuguka cyane ugasengera umuryango wawe, kuko muri iyi minsi ya none biteye agahinda kandi birababaje cyane. Umva kugira ngo umuntu yongere kwicara, Uwiteka umva akaba bati ongera utange umuburo ku kijyanye n'uburere muri iyi minsi ya none, wongere kuburira imiryango, uyibwire ngo ubwo Yesu Kristo agiye gutereka intebe ku bicu, azababaza imbuto z'abana
yabahaye. Hari benshi bakoze imiryango uyu munsi wa none bagitegereje urubyaro batarabona urubyaro. We warubonye rero witerera agati mu ryinyo, menya yuko ngo uwo muryango Imana yaguhaye cyangwa se uwo mwanda Imana yaguhaye, iyo mbuto y'umuntu Imana yaguhaye, menya ko ugomba kuyitaho, kuko nawe ababyeyi bawe barakwitayeho barakurera kugira ngo ubuwe uwo uriwo aka kanya ka none. Nshuti bavandimwe, dutekereze neza. Rwa mbere rwa Samweli igice cyaho cya mbere turasoma guhera ku igice cyaho cya mbere turasoma byibuze, reka duhere ku murongo wa 6. tugiye kureba amagambo make yo ku mwana witwa Samweli, kuvuka kwe n'ukuntu yatojwe kubaha Imana kandi bikagenda bikamucengera. tuze kureba n'abandi bana nabwo bavukiye mu miryango y'abakristo y'abantu bavuga ko basenga y'abatambyi, ariko turi buze kubona itandukaniro ry'abana, tuhite tubonaye neza yuko uburere buruta kuba umuntu yavutse ni kimwe no kurerwa ni ikindi. Umurongo waho wa 6 tutitira tubwira ngo kuvuka kwa Samweli. Kandi mukeba we yajyaga mubabaza cyane, akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Aka kanya byashoboka ko waba udukurikiranye ukaba ariko umaze imyaka runaka ukoze mariage, ariko ukaba utarabona akana. Wicika intege, wipagana ngo usange ngo ugiye harabamara bakubita umwaka umwe, imyaka 2 yashira, akavuga ngo ugasanga aho kugira ngo ategereze asenga, ugasanga ibyo bivuye ibyo gusenga bishyize hasi, cyangwa se agakomeza akanasenga ariko agashaka gukeza abami babiri. Oya, ntago mu by'agakiza, ntago murenzaho wera ibijumba. Gasanga wagiye mu bapfumu, wagiye mu yindi migenzo ya gipagani, ariko ukabirenzaho no gusenga. Ese ubundi ubwo koko iyo utekereje neza, uratekereza ubona Imana igufata gute? Je nakugira inama aka kanya, reka mbabwire ngo kwihangana bitera kunesha. Uca bugufi, ushyira amavi hasi, winginga Yesu n'umutunzi w'imbabazi, umubwira ati umva Mana, umva ndakwinginze kugira ngo Uwiteka wongere kuzibura inda yanjye, wongere kumakana, umva kandi uzanezerwa nubona ibibero byawe bikikiye uruhinja. Ariko icyitonderwa, hari n'ababura abana kubera bakiri abakobwa, bagiye batwarwa n'ibyaha by'ubusambanyi, abandi baragenda banyereza imira yabo, ugasanga bagiye bakoresha uburyo butandukanyije, ugasanga n'ubundi nta kubyara, ugasanga n'ubundi biyangije mu gihe cy'ubukumi bwabo. Abandi ugasanga baragiye batwarwa n'ibyaha byo kwikinisha, umva ubusambanyi bwarabatwaye ku kigero cyo hejuru, kugeza ku kigero nubwo bashinga imiryango, umva zabiritse kubera ubupagani, umva kandi ibyo bakabirenzaho gusenga. Se muvandi, iyo urebye ubona filime y'ibyaha wigaraguyemo byose uko bingana, ubona nk'Imana yamutse yifunguye ikayifungurira mu rusengero ubarizwamo, ukayifungura muri bagenzi bawe, muri karitsiye ubarizwamo, muri sosiyete ubamo. Imana ibyayo ikabishyira ahagaragara, ikayifungura uri kumwe n'umugore wawe, ikayifungura uri kumwe n'umugabo wawe, ikayifungura uri kumwe na fiyanse wawe mufiyansanya, ikayifungura iri kumwe n'abana bawe, ikayifungura iri kumwe n'ababyeyi bawe, ikayifungura iri kumwe n'abakoresha bawe cyangwa se n'abakozi bawe. Rahira kutakorwa n'isoni. Cyakoza Yesu n'umutunzi w'imbabazi, cyakoza kimwe cyo Zaburi 50:21 aravuga ngo urabikora nka kwihwerera, ukibwira ko muhanye nawe, nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bikore, ukomeze winezeze, ukomeze witwara uko wishakiye, ariko uzirikane ko igihe kimwe uzashyirwa mu rubanza Uwiteka akakubaza, umva akakubaza ngo njya kukwema nkagushyira ku isi, ntabwo ari wowe wishyize ku isi. Irega navuze ngo yari afite ubushobozi, uwo mugenga wa byose, we amatwi yari afite ubushobozi bwo kukugira umuhungu,
ukavuka uri umuhungu muri za mbaga nyinshi z'intanga zavuye muri papa wawe yashimye ko ari wowe ubaho kuko yakubonagamo uzaba umumaro mu gihe ngiki cya none, ariko uyu munsi wa none wahombeye Imana. Mana twumva uduteze amatwi, Mana ureba birimo birakorerwa muri iyi minsi ya none, birimo birakorerwa munsi y'isi, uturebana amaso y'imbabazi, utabara imiryango, utabara abagabo muri iyi minsi ya none. Abagabo benshi bamaze kwifata mu buryo budakwiriye, bifasha micunda na minega, bamaze kurenga ku byo bamanikiye amaboko, bamaze kumva igihe bafiyansanyaga na basheri babo n'abagore babo, bumvaga badashobora guca inyuma abagore babo. Uyu munsi wa none barimo barirukanka mu twana tw'udukobwa dutoya, batwambura ubusuki bwatwo, babashukisha udutelefone n'utundi tuntu twica umva tw'utureshya mugeni, utuntu tw'amafuti. Mana wumva gusenga, ukumva abagutakira ku manywa na nijoro. Muri iyi minsi ya none ubasanga ubaburiza amahoro mu byaha, kuko biteye agahinda kandi biteye iseseme. Uzi ko umuntu afite umugore ariko yangiza akaba yirukanka mu twana tw'udukobwa, birababaje, biteye agahinda. Umva Imana itwumva, itabara ababyeyi muri iyi minsi ya none. Bamwe ngo umva barimo barirukanka mu twana tw'udusore, abandi barashukishwa amafaranga ngo abagabo babo ngo ntago bafite amafaranga, ngo hari abandi bafite amafaranga. Reka mbamenere ngo mbabwire ngo urabikora nka kwihorera. Imana imiritegereza irimo birabaho muri iyi minsi ya none. Umva igiye gutereka intebe ku bicu, igiye gushyiraho iherezo ku birimo birabera muri iyi si. Umva ikimbabaje, uzakorwa n'isoni. Yewe mukobwa uduteze amatwi we, yewe musore wize, ababyeyi bikokora baragerageza bashakisha minerivare, ugasenga ukabwira Imana tumva Imana nufasha nkarangiza nzagushima nzagukorera. Nturangije ibyaha utigeze ukora wiga segonderi, ukora wiga kaminuza. Uyu munsi wa none geto yawe yabaye ibagiro, urahinduranya abakobwa nk'uhinduranya imyambaro. Ubundi ubwo uratekereza nunashinga urugo rwawe ruzamara iminsi ingana iki? Nyamara reka mbamenere ibanga mbabwire ngo ibyo ndimo ndababwira, umva ibyo ndimo ndababwira ni ibiriho, ariko Imana ntabwo yifuza ko twarimbuka, irashaka ko twihana. Nta cyaha n'iki na kimwe Imana idatangira imbabazi. Biragusaba gufata umwanya ugahuguka ukajya ku mavi ukinginga Imana, tumva Mana ibi byaha binyuze mu ijambo ryawe natsinzwe, nongeye kuza imbere yawe ndebana amaso y'imbabazi, urebe ko nta kibi gisigaye muri njyewe, uturize imbere y'Imana, urebe ko Uwiteka atakwereka amakosa y'ibyo wivurugusemo, kandi numanika amaboko nk'ingabo itsinzwe, Yesu n'umutunzi w'imbabazi, genda umugabo wo kubihamya. Uyu mwana rero mvuze witwa Samweli, cyangwa se uyu mubyeyi yarasetswe, ariko igihe kiragera Imana iramwibuka, irangije umuhakana. Umurongo wa 7, umurongo wa 7 aravuga ngo uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyamurazaga akanga kurya. Uwo ni Hana. Arajya ahura n'agahinda gakomeye, aragenda ahura n'ibibazo bikomeye, kubera mukeba wamukinaga ku mubyimba, akamubwira ati wowe nubyara. Undi nawe akajya akamwihenuraho. Umugabo witwaga yarangiza nawe agatera agati mu ryinyo, nta kumuhumuriza. Muri iyi minsi ya none reka mbabwize ukuri, imiryango muri iyi minsi ya none ifite ibyago bikomeye. Igihe kimwe nari ndi kumwe n'umugabo, arangije arambwira ati ngengo hari igengo njyangirana ikibazo ngo na sheri wanjye n'umugore wanjye, ariko arangije yavuze amagambo, ndangije navuga ati ariko umva ababyeyi bamwe n'ukuri barihangana. Uzi ko hari abagabo bakora amakosa, bamara no gukora amakosa ariko ntibagire guca bugufi ngo basabe imbabazi abagore babo. Ngo reka ndamutse nciye bugufi ngo sabe imbabazi umugore ngo nabasuzuguritse.
ujye umenya yuko umutima nawe nimba ujya ugira ikintu kigukomeretsa, jya umenya ngo umutima iyo wakomeretse ukababara, jya umenya ko mugenzi wawe nawe ariko ateye agira amarangamutima. Ngo yarangiza ngo iyo yamuteye ikibazo akababara nta kurya ntaki, arangije avuga ngo jyayo ngo nigira muri telefone, namara kujya muri telefone narangiza ngo nkamubwira ngo umva ngo ngwino nkwereka akantu gashekeje sheri, nta guca bugufi. Nyine kubera ko uwo mugore nta yandi mahitamo, yarangiza akabyihanganira akagenda arenzaho, ariko wumve ko mu mutima aba afite ikimungu. None se we mubyeyi uneza amatwi, nimba ujya ukorera amakosa umugabo wawe ntuce bugufi ngo umugire inama. Kimwe cyo mu bintu abagabo bakunda gushimwa, ujya wibuka gushima umugabo wawe. Kimwe mu bintu abagore bakunda, abagabo bakunda icyubahiro, naho abagore bagakunda gushimwa. Yewe mugabo duteze amatwi we, ujya wibuka gushima umugore wawe yateguye ameza, yarangiza umva akagutekera neza, warangiza wamara kurya umva ntiwibuke guca bugufi ngo umubwire ngo ni ukuri mufasha mwiza urakoze. Nawe mubyeyi duteze amatwi, ntujya wibuka guha icyubahiro umugabo wawe kimukwiriye. Ubu usanga nawe waribereye aho ngaho nta kintu bikubwiye. Umva hanze aha ngaha hari abana b'abakobwa we, hari abana b'abasore. Mugabo uneze amatwi, nudacunga neza urugo rwawe rurasenyutse, kandi igishobora kubakomereza urugo ni uko Yesu aba umurunga mu rugo rwanyu. None se niba mukubise icyumweru nta gusenga, nta giciro cy'amasengesho kiri mu rugo, abana banyu ntabwo bajya babona basenga, mufata Bibiliya ku munsi wo gusenga, abasenga ku munsi w'ijuma, abasenga ku isabato, abasenga ku cyumweru, umva mukaba ari bamwegura Bibiliya n'indirimbo mukaririmba, mwarangiza indi minsi yose nta giciro cy'amasengesho. Murabona urugo rwanyu rwubakiye kuki? Umuntu yababwiye ngo ingo muri minsi none zirarwaye, abantu bakeneye imbabazi z'Imana, abantu banze agakiza. Umuntu yabivuga ngo ariko rero uwo mwigisha umubwiriza nawe arakabya. Twavutse bavuga ko Yesu azaza, ntago araza. Atumva reka twirire twinywere n'ubundi umva ubundi Yesu aza iyo umuntu apfuye ubwo biba birangiye nta kuza. Umva ibyo urishuka cyane. Nimba ushaka kugira ngo ubisobanukirwe, uzagende wigire mu gace ka muri Amerika. Ibintu byabaye muri Amerika muri uku kwezi kwa mbere, aho bigometse ku Mana, Imana ikabashyiraho iherezo. Kiriya ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ngo ibyo Uwiteka yavuze bizasohora umurongo ku murongo. Nubwo byatinda ubitegereze wihanganye, ariko ntago bigitinze, kuko ibimenyetso bimwe biragaragaza ngo iyi si irimo irakamwa amakuru. Ugenda ureba akaduruvayo kari mu isi, ahatari umwuka w'intambara hari intambara, ibibazo, inzara, ibyorezo, urukundo rwa benshi rwamaze gukonja. Usome Matayo 24, ufate ikaramu ujye ureba ko Uwiteka yavuze, ugenda uvivura, urasanga mu byo Uwiteka yavuze. Umva turi mu mahenuka y'isi, ahubwo ikibazo nuko benshi babona isi nkaho wagira ngo ni umukobwa ugeze ku kigero cyo kubenguka. Uwiteka aturengere. Turimo turagenda dusatira umusozo. Uyu mubyeyi yagize agahinda, amaze kugira agahinda ahiga umuhigo umurongo wa 11. Ahiga umuhigo aravuga ati, uwo ni Ana, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe iminsi yose, nzamutura Uwiteka abe uwo iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizagera ku mutwe. Umurongo wa 12. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli, ubwo ni umugabo wiwe, yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze.
umva we, Eli ntago akimenya ibibazo by'umugore we, gusa yikorera ko yifitiye undi mugore, yangize ibyo ngibyo nta kintu bimubwiye. Umva, afite umuhoro wa mukeba wamukina ku mubyimba, afite umuhoro yuko umugabo atajya amuhumuriza ngo amubwire ngo ihangane, kandi ubwo mugabo we ni umutambyi mu rusengero i Yerusalemu, ni umutambyi, ni umuririmbyi, ni umukuru w'itorero, ni mwarimu, ni uwo imbere y'abandi. Ntajya agira igihe cyo guhumuriza umugore we ngo amubwire ngo nubwo ufite iki kibazo kimeze gutya ihangane, Imana twakurikiye igihe gikwiriye itanga igisubizo. Ariko ubwo murumva ibibazo bihari, abantu bakeneye imbabazi si Imana, bakeneye guca bugufi bakegera Imana, Imana ikabahishura amakosa y'ibyo bivurugusemo, Yesu akabaha imbabazi ku buntu. Amazina yabo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuba izina ryawe riri mu gitabo cy'itorero rubazwamo. Ibyo ntacyo bimaze, nubwo yaba ari mashine, virusi ishobora kuza ikataka iyo mashine, amadata cyangwa se amadona ari muri iyo mashine akabura, icyo gitabo gishobora kwangirika. Ariko izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo, ntago izina ryawe ntago rishobora kwangirika. Icyampa muri aya masaha ya none, wowe uduteze amatwi, Uwiteka akaguha guca bugufi, akongera kwinginga kugira ngo nukuri ubwo Yesu Kristo agiye gutereka intebe ku bicu ukabasha kwihana. Nasomye amagambo ateye ubwoba aranashimisha ku muryango wa Yobu, ubwo we ngo yabaga asoje ibirori, yayibukaga ngo yahitaga azirikana ikintu kimwe, akibuka gutambirira abana be igitambo, ngo kuko yagiraga urwikekwe agatekereza ko abana we bashobora kuba baguye mu byaha. Ujya wibuka gusabira abana bawe, nimba umwana yagidera abana bagiye kujya ku mashuri, ukibuka kubasengera ukabashyira imbere y'Imana, ukabwira Imana tumva Mana, umwana wanjye ntabwo tuzaba turi kumwe, ariko ndamushyize mu biganza byawe kugira ngo igitinyiro cyawe kizamubeho, ariko se nutamutoza kubaha Imana ngo abyiruke azi Imana neza yisobanukiwe, azarindwa n'iki? Benshi badukurikiye, ababyeyi bagiye bagira imihango igiye itandukanye ya gipagani, ugasanga abana babo iyo bamaraga kubyara abana barangiza ngo abana bacu ngo batazabahumanya, bakagira utuntu babambika ngo barabatsiritse. Baba we, impamvu abana, imiryango muri minsi ya none n'urubyiruko rutarimo rurumva iby'Imana. Uranasanga n'imihango ababyeyi bagiye baturira ku bana babo, ugasanga amushyizeho utuntu tw'amafuti ngo ni udukomo n'iki, ngo nta muntu uzamumanyiriza umwana. Ubwo n'andi magambo ni nk'uko umwana wawe umutuye ibigirwamana, umutuye imihango nawe utazi. Nyamara iyo umutura Imana ukavuga ati mu izina rya Yesu rifite ubutware kagira ubushobozi, Imana yamumaye igomba kumurinda kandi ikanamukuza, nawe ukagira ubwenge ukubaha Imana, ukajya wirinda gutera hagati mu ryinyo, ugasenga ukamushyira imbere y'Imana, ukareba ko Imana itamukuza kandi agakura. Muvandimwe, utekereze neza, uyu mubyeyi Imana yaje kumugoboka, irangije imuha umwana. Uwo mwana arangije aravuka, amaze kuvuka amubatiza izina Samweli. Arangije nk'uko yabivuze, ageze ku myaka 12 arangije aragenda akura amutoza Imana, yamuhibera akamubwira iby'Imana, akonka amashereka. Iriya minsi 1000 umubyeyi abasabwa konsa mu mwana. Iriya minsi reka mbamenye ibanga ngo mbabwire ngo iriya minsi reka nongere kuvuga ngo kuva kimusama nicyo gihe umwana atangirana uburere. None se nimba umwana yarabyirutse wowe wibera mu gahinda umutwite, ukawamara kuvuka ugahorana umujinya, ugahorana inzika, ugahorana inzangano, ibyo bikaba ari byo byakubase, uwo mwana azabyiruka ukaba umwosa wibereye mu busambanyi, wibereye mu bujura. Uwo mwana azonka amashereka y'ibitekerezo wowe ufite, warangiza ngo yarakunaniye. Ugasanga umuntu yahamagaye kuri radiyo ngumva ngusengere ngo umwana wanjye yarananiye. Reba neza nimba nta nshingano wirengagije cyangwa se nta makosa wagiye ukora bikaba bitumye umwana wawe akunanira. Ariko ntaho umuntu yagera Yesu atamugarura, kuko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Uyu mwana yabayeho yubaha Imana, arangije
arakurashyira ukuri ahagaragara, aba umutambyi w'Abisirayeli, aba umucamanza, aba n'umuhanuzi w'Abisirayeli. Kandi Isirayeli yose mu gihe yari akiriho ayobora Isirayeli yaragiye ijya ku murongo, iby'Imana bitera bijya mbere ku murongo kubera uyu mwana witwa Samweli. Yaravutse ahabwa uburere, arangije yigishwa iby'imbabazi, akurira mu murongo wo kubaha Imana. Ni ukuri ndashima Imana ko uwo mwana yatubereye abera abandi bana urugero, kandi uyu mubyeyi nawe atubera urugero ku mubyeyi mwiza utanga uburere buzima. Nongere mbisubiremo, uburere buruta ubuvuke. Abana ba kabiri rero tugiye gusubikiraho, tugasoza tugatanga nimero ya telefone kuko igihe cyatujyanye. Ariko nongere kubabwira ngo ni ukuri isi irimo irashirana n'ibyayo. Bavandimwe muduteze amatwi, miryango nshuti bavandimwe, reka kubinginga ngo mbabwire ngo ni ukuri nimureke twite ku bana bacu. Ubu umubyeyi ubyaye umwana akabyara umwana w'umukobwa, kugira ngo azamuramure agere ku kigero cyo kumushyingira, hari agace gatoya arapfukama agashima Imana, kubera ko uyu imico muri iyi minsi ya none umuco warangiritse, ikibi cyamaze guhabwa intebe, ubusambanyi bumaze kugwira. Ariko mukobwa uduteze amatwi, ireba umubyeyi akumeseye amabyi, akumesera inkari, akumenyera buri kimwe cyose, ariko nujya uzirikana inama kugira, urabona ngo ni ibitekerezo by'abashaje, ngo nagaze aho vizi igeze, urishuka. Abanyarwanda barayamaze bavuga ngo umuntu asiga ikimwirukankana, ariko ikimwirukamo ntago ajya gisiga. Nawe nimba banavuga ngo ni ibitekerezo ufite, ngo ntago ari viziyo, ngo nagaze arimo arareba isi irimo irerekeza, ariko uzirikane ko yakubyaye. Wakagombye kugendera ku murongo mwiza w'icyagutoza, warangiza ukirinda, ukazibukira icyaha, ukimika Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ko Yesu agiye kuva ku ntebe y'imbabazi, benshi bakorwa n'isoni, ugasanga yabyariye iwabo, yamara kubyarirwa iwabo uzasanga ari yabyariye iwabo, agaciro yari afite gasa nk'akagabanutse. Bavandimwe, Yesu aracyatanga amahirwe. Ongera ufate ibihe byo gusenga. Aho wageze ni ahantu umuntu yagera Imana itamukura. Ca bugufi kuko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Nimba ari n'ibyaha byakubase, ni ukuri Yesu arabatura. Ndi umugabo wo kubihamya. Igice cya kabiri cy'urwa mbere rwa Samweli, umurongo wa 12, ibyaha bya bene Eli b'abatambyi. N'abandi bana ba Eli bavutse kuri wa mukeba yasekaga Ana, akirirwa museka agakwemwanuka ngo nta mwana afite, akamuhema akamukoba. Ariko uyu mubyeyi umva icyo mushimira, yarwanishije ingingo yitwa amavi. Ikibazo atabaga afite igisubizo, yajyaga ku mavi mpaka Uwiteka amuhaye igisubizo. Wowe iyo uhuye n'ikibazo udafite igisubizo, ugikemura mu buhe buryo? Benshi bahita bagira abajyanama, bakagenda bakajya mu bapfumu, abandi bakavuga ngo ngiye nagikemuza. Oya, hari ibidakemuzwa amafaranga, hari ibidakemurwa n'abantu, bikemurwa n'Imana. Umuntu akajya ku mavi, Imana igatanga igisubizo. Abantu ugasanga aho kugira ngo babikemure, ugasanga bisohoye mu biyobyabwenge, bagiye mu ngeso zigiye zitandukanye, ngo barebe ko ibitekerezo byabo byatuza. Aho ngaho uzagenda ujya mu biyobyabwenge, ujya mu nzoga. Umva, inzoga nizigushiramo n'ibiyobyabwenge bikagushiramo, uzaza ugaruka muri cya kibazo. Ikibazo wowe udafitiye igisubizo. Yesu ni umutunzi w'imbabazi kandi atanga igisubizo. Ni ukuri ibyo mbabwira ni ukuri, wabyemera utabyemera. Aba bana rero umurongo wa 12, kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Umva, ikinyuranye cy'ubwenge ni iki? Cy'ubwenge ni ubugoryi nyine. Aba bana ntago bigeze, umva, ntibari bazi Uwiteka kandi bavukiye mu muryango w'abasenga Imana. Urasanga abana bo mu bapasitoro, bo mu bakuru b'amatorero, bo kwa ba mwarimu, ababyeyi babo bigiriye batwarwa n'iby'iyobokamana, ntibagira umwanya wo kwita ku bana babo. Ugasanga abana bamwe babaye ibirara, bamwe bagiye, umva, bitwara ukundi kuntu. Reka mbabwire, umva,
aba bana nabo baratwereka yuko koko kuvuka ni kimwe no kurerwa ni ikindi. Baragiye bifata uko bishakiye kugeza igihe umurongo wa 27 icyo gihe yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakorera Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Bari bageze ku kigero mu byo babaga barimo mu by'ubutambyi, bakabivanga n'ubusambanyi. Abaje gutamba ibitambo bakarebamo abana b'abakobwa beza bakabasambanya. Ngibyo ibintu umva, ubwo bugoryi n'ubucucu bwadutswe kuri aba bana kubera kutubaha Uwiteka, nibwo burimo burokama abantu bari mu rusengero muri minsi ya none, batwawe n'ibyaha by'ubusambanyi. Baragenda bagasanga nimba umwana arabyirutse avukiye mu rusengero cyangwa asheje mu rusengero, ugasanga hari abantu bashinzwe kugenzura ngo abafite amasura meza, abafite amataye meza, ugasanga ntago bakibatoza kubaha Imana, ahubwo barimo barareba abo birirwa basambanya. Umva, reka nkubwire ngo Uwiteka agiye kugutikura inkota, ugiye gupfa urupfu kubera iki? Kubera kudaca bugufi ngo agaciro k'iki Imana yagushyizeho. Kandi uzirikane yuko Uwiteka yaguhaye amahirwe yo kuboneka mu rusengero, ukaba uhagarara imbere y'abantu ukabigisha. Umenye yuko Uwiteka ntago byari bimunaniye kuba uwo mwanya yawushyira mu ndi. Niyo mpamvu nimuhagarara abantu ukabubatoza iby'Imana. Nawe banza ube nyambere ku gucika ku byaha, wegera Imana kugira ngo nawe ubashe kuba uzarokokana nabo muri kumwe. Ibyo umuhanuzi yaraje arabahanurira. Amaze guhanurira iyo nzu n'iryo shyanga, arababwira ngo mu 23:4 aravuga ngo kandi ikizagera kandi ikizagera ku bahungu bawe Yofuni na Feniyasi kizakubera ikimenyetso. Bombi bazapfira umunsi umwe. Amaherezo n'ubundi Bibiliya avanga amaherezo y'abanyabyaha, ibihembo by'ibyaha n'urupfu, mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 6:23. Rero mbere yuko wahura n'ingaruka z'ibyo wivurugusemo, mbere yuko wahanwa igihano gihuye n'ibibazo wowe wishoyemo, reka nongere kukwinginga uyu munsi wa none, kuri aya masaha, ongera uce bugufi. Yesu arakurebana amaso y'imbabazi. Nirijwi ririmo rakuburira, ni umuburo Uwiteka gunyujije imbere kugira ngo ongere guca bugufi. Reka rero dusubikire ahangaha, twongere kubinginga cyane, babwire ngo nshuti bavandimwe, ni ukuri uburere buruta ubuvuke. Ndatanga inama mu migabane itandukanye, ndagira inama abapapa baduteze amatwi. Nongere kubinginga mbabwira ngo Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ongera uce bugufi niba hari inshingano wirengagije, usaba Imana ikurondere iguhishurire ibyaha ibyo wivurugusemo, uyisaba imbabazi n'umutunzi w'imbabazi iraguha imbabazi ku buntu. Mu mama uneza amatwi, nawe bigenze gutyo. Mukobwa, musore, mwana mutoya, musaza, mukecuru, nimureke duce bugufi tugarukire Imana, nayo iratugirira imbabazi. Reka dusoze dusenga. Urakoze Mana yacu, turagushimye. Tugushimiye yuko ushimye ko iki cyigisho gica mu matwi yacu, nubwo ibintu bimaze kwangirika ari byinshi, aho abana basa nkaho uburere bwamaze kwangirika muri iyi minsi ya none. Rero turakwinginze cyane kugira ngo uduhagararire ku miryango, duhagararire ku bana bacu, maze ubwo ugiye gutereka intebe ku bicu tuzarokokane, tuzishimire kugusanganira, uhabwe cyubahiro. Ufashe buri umwe wese wateze amatwi iki cyigisho, kandi ufite ibitekerezo byo gukosora amakosa amuranga umugirire neza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bararikirwa usaba umukiza, nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, nyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we.